humiliated. And we must teach people. Tushaka kwigisha abantu iyo wishe abanyasouth Africa turishyura tukora uko dushoboye kose tukishyura. Reka dukoresha aya mahirwe, reka dukoresha aya mahirwe, reka dufate abasore bacu babatrayininge, tugende twigishe M23, tubahereze isomo, tubahereze isomo. Simbizi mwe bavugizi niyo muri aho ngaho baratwishe, batwiciye abantu, mureke tugende twihorere, tugende twihorere dukoreshe kose baratumaze, tugende twihorere, duhereze isomo M23. Icyo bita intambara mwese muriyita ko muri abantu barenze. Nzaba mpari nanjye rwose, nzajya kurwana. Reka tujye guhangana, turinde umutekano wacu, tubahereze agaciro kabo. Mbahaye saluti, murakoze cyane. Aha ni ushinzwe siporo, ubuhanzi n'umuco muri Afurika y'Epfo, bamwita Gatson Mackenzie. Yasabye ko urubyiruko rwo muri iki gihugu ruhabwa imyitozo ya gisirikare, ndetse iki gihugu kigafata icyemezo cyo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihorera kuri M23 yishe bagenzi babo. Uyu ni umugabo urimo kugenda atitiza benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yatanze imbwirwaruhamwe rwose yifite imbaraga, speech yari ifite imbaraga cyane, ubona rwose yanaraka avuga ati tugomba kujya kwihorera iyo wishe abanyasouth Africa. Ati reka isi yose bimenye ko gukora ku South Africa ugomba kubiryozwa. Ariko urabona ko abenshi biputse ku minwa, bumiye bagasiye umugabo noneho yasaze. Mu bigaragara ntabwo bamushyigikiye, gusa nihabura ababyumva nkawe. Ese urabona uyu mugabo icyifuzo cye kiri bukurikizwe, kiri bushyizwe mu bikorwa? Ufite uko ubibona, nanjye mfite uko bibona. Tubwire muri comment hasi aho ngaho, tubwire uti birashoboka ntibishoboka. Yes, birashoboka ntibishoboka, ariko dushaka ngo utubwire, kuko umugabo yakaniye gusa sinzi ko byamuhira. M23 nayo iri maso cyane. Gusa ibi baramutse babyinjiyemo byaba ari ibindi bindi. Ndabona abantu bumiwe bifashe ku minwa, abandi rwose bakanuye. Use unemployment in the world. Let us use this opportunity. Reka dukoreshe ayo mahirwe, tugende rwose and bring our young people and train them. Dufate abana bacu tubaheze imyitozo. Let us go and teach M23. Reka tujye guhereza isomo bariya ba M23 bihaye kwica bene wacu. Bavuze byinshi ahangaha, abasirikare barabishe, barabamaze. Dukeneye kujya kurwana rwose, baratumaze. Ni intambara, barapfuye abantu, manje muri aho ngaho muri cyane tuje. Reka tujye kurwana, nengeza abandiyo nzarwana. Dufate batariye tuzoherezeyo, tujye guhora, tujye kwishyurira, dukore revolution, tujye kwihorera. Thank you very much. Yes, sir, you too. Thank you very much. Umugabo yasizore. We've been humiliated, and we must teach people. Tushaka kwigisha abantu iyo wishe abanyasouth Africa turishyura, tukora uko dushoboye kose tukishyura. Reka dukoresha aya mahirwe, reka dukoresha aya mahirwe, reka dufate abasore bacu babatrayininge, tugende twigishe M23, tubahereze isomo, tubahereze isomo. Simbizi mwe bavugizi niyo muri aho ngaho baratwishe, batwiciye abantu, mureke tugende twihorere, tugende twihorere dukoreshe kose baratumaze, tugende twihorere, duhereze isomo M23. Icyo bita intambara mwese muriyita ko muri abantu barenze.
I will be one of the first nzaba mpari nanjye to go and fight rwose nzajya to kurwana get our people. And reka you must tujye follow me. guhangana turinde umutekano wacu Fake names of the army. tubahereze agaciro Salute you. kabo Thank you very much. mbahaye saluti murakoze cyane. Aha niho perezida iyi ni minisitiri ushinzwe siporo ubuhanzi n'umuco muri Afurika y'Epfo bamwita Gatson Mackenzie yasabye ko urubyiruko rwo muri iki gihugu ruhabwa imyitozo ya gisirikare ndetse iki gihugu kigafata icyemezo cyo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihorera kuri M23 yishe bagenzi babo. Uyu ni umugabo urimo kugenda atitiza benshi ku mbuga nkoranyambaga aho yatanze imbwirwaruhamwe rwose ifite imbaraga, speech yari ifite imbaraga cyane ubona rwose yanaraka avuga ati tugomba kujya kwihorera iyo wishe abanya-South Africa, ati reka isi yose bimenye ko gukora ku South Africa ugomba kubiryozwa. Ariko urabona ko abenshi bipfutse ku minwa bumiwe bagasiye umugabo noneho yasaze, mu bigaragara ntabwo bamushyigikiye, gusa ntihabura ababyumva nkawe. Ese urabona uyu mugabo icyifuzo cye kiri bukurikizwe, kiri bushyizwe mu bikorwa? Ufite uko ubibona nanjye mfite uko bibona, tubwire muri comment hasi aho ngaho, tubwire uti birashoboka ntibishoboka. Yes, birashoboka ntibishoboka, ariko dushaka ngo utubwire kuko umugabo yakaniye gusa sinzi ko byamuhira. M23 nayo iri maso cyane, gusa ibi baramutse babyinjiyemo byaba ari ibindi ndabona abantu bumiwe bifashe ku minwa, abandi rwose bakanuye. Youth unemployment in the world. Let us use this opportunity reka dukoreshe ayo and call mahirwe for conscription, tugende rwose Honorable President, and bring our young people and reka train dufate them. abana bacu And while tubaheze imyitozo, let us go and teach M23 lesson. reka tujye guhereza isomo bariya ba M23 bihaye kwica bene wacu. These ones are talking a lot here. Aba bavuze byinshi ahangaha, abasirikare barabishe barabamaze, We need you there. That we need you to go fight. dukeneye kujya kurwana Parliament of toy soldiers. rwose, baratumaze This is war. n'intambara, Are dying. barapfuye abantu manje muri aho ngaho muri cyane tuje. Reka tujye kurwana, nageze abandi yo nzarwana, dufate batariye tuzoherezeyo, tujye guhora, tujye kwiyishyurira, dukore revolution, tujye kwihorera. Thank you very much. Yes, sir, you too. Thank you very much. Umugabo yasizo. We've been humiliated.